mva kumbwira ikintu kimwe siko bimeze ariko nawe ntuze gukorekera ibyo maze uravuze ngo nashimwe ryanje ushaka nago nararangiza gusoza so rero bireka nubikireho comment Janine ndega amatwi nunkireho comment gusa buri munsi ushaka kunyurira bitari rimwe bitari kabiri nkirengagiza ntabwo nshaka kukurira buretse gato buri munsi birenze rimwe birenze kabiri birenze gatatu ushaka kunyurira reka ngusabe please okay narangije kuvuga muri abavandimwe sheri reka tugaruke kuri iki kintu urumva nguyu Kejon ari hano urimo kunyumva bura kurakara birambabaza sinjya nirinda kurakara kuko ndakenda nabi nguyu Kejon ntabwo ngiye njyana iminwa sinya subira inyuma nguyu Kejon ari hano uyu wamu umva hambo mute your mic mute kame nkumanuye ntabwo Godfather njyewe njyangurwa ngiye nkoresha inyurabwenge remember I'm a blogger I break the news nkaza breaking inkuru ntabwo njya fata iruhande ntabwo nkoresha inyurabwenge kugira ngo mfate iruhande no twumvikane aya masaha Jihad nagiye mageragere afunzwe ndakora space nafungurwa ndakora space cyangwa nkore live ngezaho abantu amakuru icyo ni kimwe mujye mutandukanya ku breaking inkuru cyangwa kuvuga inkuru ndi no gutakariza amakuru ibintu biri kuba listen niyo mpamvu ubona nkora space hano ngakora live igihe kikandika kigakotinga Godfather it's not because bana kurisha amaranga mutima cyangwa am useless no check another checking undi mu influencer ukora ibinyamakuru nyarwanda ibihe bakagenda bakaza bakakotinga bakagenda bakandika inkuru no nuko ngomba gukora ibintu ntashizemo amaranga mutima remember ariko ntabwo bivuze ko ntagira amaranga mutima ngira amaranga mutima ngira abo nemera birabo nkunda ngira ibyo nemera ngira ibyo ntemera but remember iyo uri gukora inkuru uri kuyikorera audience ntabwo ufata side uvuga inkuru nkuko imeze urimo kunyumva ukazagira igihe ugatanga opinion yawe cyangwa ugatanga itekerezo cyawe nk'umuntu ufite amaranga mutima ariko ntabwo nazahanga ngo nkora inkuru niyo mpamvu ureba uyu Kejon ari hano genda ureba ibiganiro byanjye kuva kuri Titi Brown njya batanga urugero nakoze ibiganiro birenze kimwe ntabwo njya mfata side ariko iyo byamaze kugenda gutya itegeko ryamaze gukora akazi karyo nanjye ndi umuntu ngomba gutanga ibitekerezo ngomba nkerekana n'uruhande mpagazeho tandukanya Godfather waje gutangaza inkuru y'abafashwe n'abafunzwe nuko bari gukurikiranwa umutandukanye n'abamaze gufatwa hanyuma ushobora gutanga igitekerezo cye the way ndi kubikora uyu munsi urimo kunyumva that is me I have never changed and I will never change kuva ku munota wa mbere aya masaha niyo wumva indimwe nawe biramutse bigenze uku namukora inkuru nkuko nayikoze kuri Jihad nkuko nayikoze kuri Kejon yaranyandistandinze Kejon yaza kuba umuntu udasobanukiye itangazamakuru utazi uburyo bakoramo inkuru ntabwo yakabaye akanagiye kuri platform ya Godfather remember amagambo bamutwariye hano ngo naramubaze no navuze Kejon nk'umuntu uri gukora inkuru hanyuma nza gutanga igitekerezo cyanjye kuri Kejon ndavuga nifuza ko afungurwa ariko mbere nkuri kuri Kejon navuga ngo bamukaciye bamutwaye nawe yatangaje amakuru ariko ibyanyohereje nibi ntabwo umuntu nerekanye Kejon yanyohereje harimo iki harimo ayo mavideo no navugaga ibyo nzi nkabigaragaza so ninjya mvuga inkuru niyo mpamvu Keza aya masaha za hano nkamuvuga uko nguko ariko ntandakare mbe ko yumva gitondo kimbere y'ikibi so Godfather simbizi iyo umuntu abifata gutyo so ibaza umuntu kujanga kuva ngo ndamva narahindutse I have never changed never aya masaha Jihad najya mu rukiko akaburana ibyaha bikamuhama nzakora inkuru nafungurwa nzakora inkuru as a Godfather but remember that Godfather afite undi muntu umukoresha ufite amaranga mutima ugira umutima nama ugira nimero ya Jihad inkuru yasohoga kayimpa urukumva niwo muntu wambaga amakuru mbere namuhanga amakuru naberetse ibintu Jihad two nigera navuganaga nawe he said something kamuhereza ibindi nta kibazo ngena na Jihad ibyo biza nyuma yo gukora inkuru please
mujye mutandukanya content no gukora content no kuba umuntu afite umuntu ashobora gutanga igitekerezo cye. So Jihad ntekereza ko n'amakuru yaba ku bantu bari kuvugana n'abanyamategeko be, yaba abantu bari kuvugana ku byavuye mu rukiko, the good thing ni uko uburyo Jihad yisobanuyemo ari byiza cyane, which is good. Jihad yisobanuye neza cyane, ndetse kugeza amasaha nujya kureba kugeza amasaha ikintu Jihad ari gukurikiranwaho nari ama screenshot. Okay, Jihad arimo gukurikirana bari kumubaza ku ma screenshot. Nta hantu hagaragara ko Jihad yasakaje. Amahirwe 99% ko Jihad ari buze kurikurwa, which is good. Mwibuke ko Jihad aya masaha ari gukekwa n'ibyaha ari gukurikiranwa ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo n'iki cyaha cya yampano. Ibindi wenda byazajya bizera inyuma akajya kubisobanura nabiburana ariko ataha. So 99% dufite amahirwe yuko Jihad this kwa kutareke 5 Jihad sawa turi kumwe nawe. What I wish sasa kubyumvikana. Niyo mpamvu aya masaha ejo bundi nani Janine yafunguwe ngahita nza nkavuga ibingibi bamusanze mu rugo bari kumaza ku bintu by'i Burundi. Umva nabivuga namuvugira I'm sorry ariko nawe kuvuga ngo si rimwe si kabiri nshaka ngo kugushotora Godfa nge nawe ni ryari twari twakomanye imitwe. Anyway, so sinshaka kukuzamurira isukari. Ndaguhamagara turavugana hanga. Uri umuvandimwe kurusha abandi bara turaza kuvugana sibyo kandi apologize birangire. Thank you. Nashimaga kandi nashakaga kugushima uncira mu ijambo utuma narangiza. Buri yuciriye umuntu mu ijambo ntago ubasha kumva na point ngaho nshimira kandi ucira bakajambo baby. Ntago nagushyiramo baby. Wese wowe urumva utanzamurira isukari. Okay. Gusa nyine sinshaka kukuzamurira isukari. Nta jambo naguhaye nagira ngo ubyumve ubyemere. Imyaka ishize ni myinshi ndacyagukunda ndacyari wa wundi nzakugwa inyuma uko nguko nuri inyuma ya Jihad Godfa woweho nakwemera nkatanga na Uncle Africa rwose wowe ukabaho. So that's I love you too. Ariyo kejo ndagusuhuje urakumva. So gahunda nuko imeze mwishime nta kintu kidasanzwe. I trust kandi ndizera ko Jihad azaba ari hanze. Here we go. Ahanga tuvuye rero mbere ko tugaruka turi kumwe mbere yuko tugaruka ku cyatuzanye mu ntega amatwi nkuko Jihad yarabikomojeho. Ubu ngubu mba ndahangaha ariko ndahandi ndashaka buri muntu wese uraha uri umunyarwanda twirwa muri ibi ngibi ariko hari ikintu kiri cya ideology iri mu karere iteye ubwoba. Mutins. Uyu muntu yafunze bayike. Sorry Godfa nanzi ko mutins ari kwivugisha sorry. Sylvie Ekenge ejo yagiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC ajya imbere ya televiziyo y'igihugu ahamagarira abakongomani bose kwirinda kugira aho bahurira n'abakobwa b'abanyarwanda. Asaba igihugu cyose ndetse n'aba cy'igihugu kujya kuri televiziyo y'igihugu agakoresha amagambo y'urwango gutyo. Mwibuke ko Kongo irimo abanyarwanda bavuga ikinyarwanda banavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi nabo. Asaba ko kuvuga aba bantu cyangwa gushaka iki gitsina cyangwa ubu bwoko ari nko kuzana urupfu mu rugo, ibintu bagomba kubyirinda. So aya namagambo ari speech ndetse n'igihugu gisapotinga Kongo cy'Ububirigi bamaganya aya magambo y'urwango. Isi yose iri kwamagana aya magambo yakoreshejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo kuko uri kumva niba atanze uburenganzira ko kurongora umunyarwanda akazi ari nko kuzana inzoka cyangwa kuzana virusi, ni ukuvuga ngo n'umuntu wese uwo muntu yamwica.
ukuvuga ngo umunyarwandakazi wese uri muri Kongo y'amasaha yaba afite akaga cyangwa ufite aho uri n'umukongomani kaba ari akaga. Ndetse byabaye na ngombwa ko igisirikari, nubwo tuzi ko iyi politiki ari politiki y'igihugu, bafite iyi politiki na propaganda mbi, ariko nayo igisirikari cyangwa umukuru w'igisirikari cyangwa chef d'état-major w'igisirikari cya Kongo byabaye ngombwa ko yamagana amagambo yakoreshejwe n'umusirikari wa Kongo cyangwa umuvugizi w'igisirikari cya Kongo. So kavuga ngo ibingibi ni hate speech, amagambo y'urwango akabije agomba kwamaganwa n'uwari we wese, ariko ntabwo ahanga nk'urubyiruko ibingibi ntabwo abantu tuduhuriye ahanga bafite abantu 800 ari ibintu ngenda nshobora kunyura iruhande kuko turi muri show. Oya, mugomba kubibona namwe mukabyamagana, tukamagana izi hate speech. Ngo dufata njyewe ndi international nkuko mubizi, ariko na magambo ntashobora gutoleratinga, nasaba buri wese kwamagana aya magambo kuko na magambo y'urwango akururira abantu kwica abandi. Reka tugaruke rero mu byari byatuzanye uyu munsi. Ntabwo comment bikeneyeho. Oya, nta comment nshaka kuri ibintu uko mfite space, ndaza gukora space bivuze please. Janine, reka gira icyo mvuga. Oya, ariko ntabwo nshaka please respect me. Nakubwiye ko buri gihe n'igihande cyacyo mfite space, ndimo gushaka abantu b'igoma, uze kuza nkugire ko host, uze mu kiganiro utange ibitekerezo mu gihe cyanyacyo. Ibi ni ibiganiro biza kubera kuri space, ndaza ko afite space, uze kuza kumfasha kuyobora iki kiganiro nta kibazo. Nk'umuntu urwaniza intambara zivangura ni ibintu nk'ibi ngibi, uze kubuhari. Ntabwo no kuri TikTok, ntabwo nshaka kugira ngo tubishireho comment, ndashaka kubabwira situation ihari, sibyo? Muze kunyemerera kuri space, uze kubuhari. Siko bimeze? Birabasanga ko natabase basi. Uravuze? Yewe nsabe. Nasaba abantu twese dukoresha urubuga rwa TikTok, aya mavideo yacu dukora agera kure kandi arafasha. Umunyarwanda wese ushoboye ufite ubwo bushobozi bwo kuba yabasha kuvuga